abari mu nzu tugerageza izo kumubura marashakanye ngo kurengana bro boy shaman nitwa Ntirenganya Isaac ntabwo nakunze kugaragara kuri kamera cyane nabitse amabanga menshi akomeye ya Vava ninjye muntu navuga ko twakundanye byanyabyo taragatwiko ntabwo nigeze nzi imbere ya kamera ngo mbivuge ariko uduteye irungu Vava we urwenya rwawe tuzagukumbura twakoranye ibiganiro kenshi kwa X-Rage kwa Manibo umuntu gukora ikiganiro nacyo cya nyuma hari umutipe bita Dr. Emi bari mu rukundo ngira kansa nk'uhanura ariko ndamwise Vava wakwitonze ako karimo kuvugwa wakwitonze ko uriya mutipe ashaka kugushika cyangwa enda nimba afite abandi bakobwa bamukunda ntibashobora no kukorwa wapfa cyangwa ukabona arakavuze ariko dore imbogo ni wa muntu ijambo ry'Imana riravuga ngo yenga imirimo ye yakoze ku isi imukurikire ngo kandi hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu so ndizera ko ngiye bari mu ijuru ko wakababaro cyane umunsi ubabaje cyane aho ubu ngubu uwo bita Dore Imbogo ubu ngubu ni umunsi yitabye Imana ubona ko ari kuruzitsa umubiri wiwe bawujyana aho bagiye kumusezerera no bintu bibabaje cyane muri make sinzi icyo navuga ko murabona ko abantu benshi bitabiriye kuba baza kuba bamuherekeza biraza kwitegerezwa n'abantu benshi bagiye batandukanye Nsengiyumva Valentine rero ko umuntu wenda umwumvisha akabumva utarasanzwe umuzi n'uwita Vava wambaye izina rya Dore Imbogo akaba yaravutse tariki 10 z'ukwezi kwa 10 1994 akaba yitabye Imana tariki 27 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024 muranyihangane 1992 nibwo mbona yavutse so ubu rero nkuko mubibona muri kubona ko nyine bari kurutsa umubiri wiwe uyu nguyu ni umwana wiwe w'imfura ku myaka 11 akaba yitwa Firdausi ndetse kandi bamaje kuvuga ko uragerageza turaharanira kuba hafi nuko nguko bimeze muri kugenda mubibona muri kubona ko ubu ngubu urabona ko barimo barazamura umubiri wa Valentine Nyansengiyumva Valentine witabye Imana ku itariki 27 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024 uyu ni umwana ngo abere umwisenge neza uyu nguyu uri imbere uri inyuma akaba ari imfura yiwe akamwita Firdausi urabona nyine ni muri akababaro muri kano karere ka Nyamasheke ndetse kandi navuga ko nibibaje cyane reka mwese mbihanganishe muri kubona bino
muze mwebwe hagira umuntu ufasha hano uri mu nzu umukiza wanjye kandi azabanyakiranye ibyishimo nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu utaba nk'ishavu niho nzambarira imyambaro yera nimuhagukira nzabona umukiza wanjye kandi azabanyakubona umukiza nzamumenya nzamumenya ntabwo gufotora kereka n'ugenda ufotora ariko abafotora ntibahagararamo hano bose nzambarira imyambaro yera yajya nibana nawe imirimo yamutse cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere mbone gutungana kumanywa na nijoro ndagushaka iteka miruba umukiza we twigumbanire ndagushaka iteka nyigisha ibyo ushaka noneho abari mu nzu ushaka iteka mwami birakoze umurambo wawe wowe munyagirwe kumanywa na nijoro ndagushaka iteka umukiza we natwe turire none turire ngo ihangane ihangane kumvisha izo kumumbura mwarashakanye ngo turenganire roboje man ndikungufera mali
Yihanganire Mana. mumufate ihangana natwe twamubuze natwe turamubuze Amen. Kora kuri uwo ngo arimo baramurutsa aho bagiye kuba bamushyingura hano imbere ryo mu Ityazo. Uko mubibona murabona ko umuhungu we dore n'uriya utwaye umusaka ari umuhungu we w'imfura ku myaka ye 11 kugenda mu buryo abantu bakurikiranamo. Ihute hano zani iyo baga dukuremo. Birababaje cyane rwose no gukomeza kwihangana, ndabizi ari benshi bari kubona ibingibi amarira agashoka. Mutajya ngo natwe ubungubu natwe niko tumeze n'abantu bari hano bose kubona ko birababaje cyane kuko navuga ko tubuze umuntu w'agaciro cyane, tubuze umuntu w'agaciro ku isi muri rusange, urabona ukuntu bimeze hose. Ibintu bigoye rwose. Hariya aho bagiye kumushyingura ni hariya ku ruhande rwo hepfo. Mwihangane abantu mudukurikirane, mwihangane, ni ukwihangana kuko nyine bajya bavuga ngo ni iwacu wa twese. Nta kintu navuga uretse kubihanganisha, ni ukuri kw'Imana. Mukomeze kwihangana, nta kundi twabigenza Vajuru atuvuyemo ubu ngubu ni uko gukomeza kwihangana. murabona ko nyine tumanuke gake biragoye. Muhindukire gute? Gake Mwebwe muzi. bastopinze Ukomeze hano. Munyure hariya. Ni abana b'igihugu Kristo Yesu akuzwe. Haleluya. Arega ni mu byishimo ko yatabarutse yararwanye n'atsinze urugamba. Ntabwo rero yapfuye nkuko muri kubivuga, ahubwo yatabarutse. Bari abana babiri rero asize, ni abana b'igihugu, ni abana b'abasitari. Ubwo muri rusange rero twese duhamagariwe kubageza ku rwego bazaba bifuza, haba ari ukwiga, haba gukora indi mirimo iri hasi.
hafi kugira ngo umuhanzi wacu ye kuzibagirana. Buriya nibwo buryo bwiza Imana yakoze bwo gusiga. Byanze bikunze rero ndahamya ko bariya bana bazagera hehe, bazagera ikirenge mu cya mama we, ariko babifashijwemo nande natwe duhari, kuko buriya we adusigiye ikivi, natwe rero dukomerezeho. Nkaba rero naza guhindura ahangaha ko ntabwo nshaka kuza kurambirana, ariko buri wese uri hano umusaba ngo nawe ubwe yitegeze ku buzima bwe. Ntabwo ryo biteguza nk'uko abyaramo nawe, ntabwo ubuto yari afite yari azi ko yaba atashye akingana kuriya. None twebwe imvi zamaze kumera, nk'abandi baterana nabonye aho najyaga mbabona mu makomedi, ariko none nababonye mbona nkubone, ariko batabarutse nta ruba afite. Bivuga rero ngo icyo mpamya cyo Imana yikunda abantu bafite imbaraga. Buriya agiye gukora komedi iriya hejuru aho tutabasha kwigerera. Ndanahamya kandi ko nabyo azabikora neza. Reka rero mpenyera ahangaha mpamagara undi muvandimwe babanye yitwa Gakire, abe hano hafi kugira ngo nawe agire ubuhamya yamuvugaho. Yaba hafi rero, yaba hafi niba ari hano hafi. Ndashimira umuntu wese wabashije kugera hano, haba inshuti, abavandimwe, abaturanyi. N'ubundi mumpamagaye narindi kuri telefone, hari abari i Kigali bari kumpamagara bambaza. Valentina by'umwihariko yari inshuti y'abantu benshi cyane reka mvuge mu buryo bw'itangazamakuru, uburyo twagiye tubana kuri YouTube cyangwa se kuri radio cyangwa kuri televiziyo. N'umuntu entertaininze abantu, washimishije abantu cyane, yashimishije abantu, yabahaye ibyishimo binyuze mu ndirimbo ze, binyuze mu biganiro yakoraga. Benshi bavugaga ko bibafasha kuruhuka mu mutwe. Ni umuntu renge tumenyana bwa mbere, namenyanye nawe bivuye kuri, urumva nta bantu benshi bari bakamumenye, bivuye kuri Vice Mayor wa hano Nyamasheke. Urumva ari umuntu wampuze nawe tugihura dukora ikiganiro, ariko yari yatangiye kumenyekana ho gato. Nyuma yaho rero nibwo twaje no kuba abantu bari close, bitewe n'uburyo twasanze twese tuvuka Nyamasheke. Mufata nka mushiki wanjye. Mu by'ukuri navuga ko twabanye mu rugendo rwiza, haba mu biganiro twakoze ndetse haba no gutekereza uburyo twatera imbere twese. Mwana murwaje natanga n'ubuhamya gake. Mwakira nacu nanjye nitwa Fina, njyewe wamurwaje bwa mbere. Nyine Vava uretse kuba inshuti mufata nk'umuvandimwe. Vava yambereye inshuti nziza, yambereye umuvandimwe. Sinzi ko nazongera kubona umuntu nka Vava, gusa Imana imuha iruhuko ridashira. Vava aradusize aragiye. Ejo rero mara kumenya ko yitabye Imana, nahisemo kwandikira indirimbo kandi nzanayisohora. Ngiye kuyimuririmbira ahari yumve ko tumukunda nk'inshuti. Turababaye, turashavuye, uradusize, uduteye irungu Vava we,
urwenya rwawe tuzagukumbura amagambo yawe meza tuzagukumbura ruhukira mu mahoro imirimo yawe ni guherekeze ntuzongera kubabara uraruhutse ruhukira mu mahoro imirimo yawe ni guherekeze ntuzava mu mitima yacu tuzahora tukwibuka ruhukira mu mahoro imirimo yawe ni guherekeze ese kuki abantu nkawe bagenda ese kuki abantu nkawe badusiga wari uw'umumaro ku mana n'igihugu ku muryango wawe none uradusize tuzahora tukwibuka ruhukira mu mahoro imirimo yawe ni guherekeze ntuzava mu mitima yacu tuzahora tukwibuka ruhukira mu mahoro imirimo mbabwire hano ntibiba byoroshye mwabagabo niba byoroshye bo ntibiba byoroshye ntimuze kuvuga ngo iririmbanya amarira ariko mwumvisha amagambo arimo imana nimuherekeze kandi muheruka ridashira reka rero duhe umuntu nzovu ni irisina ariko ndabona ariko ari na muremure koko ubwo nabo yaza kugira icyo atubwira byishimo bwa kuri Valentine ari Dorimbogo ariko izina Dorimbogo yarayiretse bava ni wa muntu twakoranye ibiganiro kenshi kwa Igisiraje kwa Manibo umuntu gukora ikiganiro nacyo cya nyuma hari umutipe bita Dr Emi bari mu rukundo ngira kansa nk'uhanura ariko ndamwise vava wakwitonze ako karimo kuvugwa wakwitonze ko uriya mutipe ashaka kugushika cyangwa enda nimba afite abandi bakobwa bamukunda ntibashobora no kukorwa wapfa niyo ukabona arakavuze ariko Dorimbogo ni wa muntu ntabwo apfuye akakanywa arasinziriye kandi ni umusitari ntabwo tuzijya tumwibagirwa kuko amashusho media ahantu hose arahari noneho ariko vava yitabye Imana ni wa muntu ngewe umugore wanjye twaratandukanye ko mu bantu bashaka kuzasubiranya n'umugore wanjye mama Sandrine yari mwavuga iti ngewe nzaguhuza n'umugore wanjye bakanyembya bakagira ishyaka bakavuga se ko turi abasaza bakuru kuki ufata vava w'umwana akaba ari uzaguhuza n'umugore nge nababaye Imana muri ruko ridashira ubarasinziriye ntabwo yapfuye arega nuko ntibyaza kurangira pe ariko buriya asigaye abandi bantu batatu ariko reka tubanze mama we ariko ndamusaba kwihangana ko nange nihangana nange nuko nihangana nawe wihangana mukecuru banje gusuhuza abantu bose uko muhari mwihamashye nkaba nongeye gusuhuza abavandimwe inshuti n'imiryango baba mwana wanjye w'umuherezi yarankamiye yarampahiye yavugaga ko amukunda baba ntigeze asuzugura baba yaranyubaha igisigaye tuzahura mu nyanja y'ibirahuri murumva ko avuze neza kandi yihuse ndagira ngo hasiye umuntu w'ikayonza buryo bwihuse ariko murabona ko twatangiye gutunga okay murakoze
amazina yanjye kuba atanzi kuko kenshi ntabwo nkunda kugaragara ariko nzwi mu bijyanye nyine n'inyandiko cyangwa mu mapubulisite. Dufite ibikorwa dukora hirya no hino mu gihugu ariko icya mbere cy'ibanze hano ndashima uruhare rwa Vava yagaragaje haba muri kampani yacu cyangwa n'izindi cyangwa mu bindi bikorwa yagiye akora. Ndamya neza nashidikanya ko Vava yageze iburasirazuba kubera twe. Ubwitange yagize no kwifatanya n'abandi akenshi yajyagaza ari uko tugiye mu birori hirya no hino, ariko akaza abifatanyije n'akazi rimwe na rimwe twabaga dufite tugiye gukora mu mpande zigiye zitandukanye mu bice by'ibirasirazuba. Vava rero kuri uyu munsi pe agiye hari project dufitanye ngewe. Iyo project dufitanye ngewe twarayikoze nuko itari yishyurwa. Ntabwo turi babandi barusabura mu ndoro cyangwa babona ikintu kigiye, ariko icyo najya ngo mvuge n'abandi wenda barahari baba barakoranye na Vava baba bakimurimo umwenda, kandi Vava nabonye ko hano bagaragaje ko ari abana be ndetse n'umuryango we wagaragaye urahari. Ndumwe muri abo wenda mushaka hano mwandika nimero zanjye, ngiye amafaranga twakoranye muri kira kiraka naza yose nzayatanga nani nagicere kijana nzakura. Murakoze. Turakomeza rero. Arega twavuze ko ntako turacamo ni mwitonde rwose niyo bwakwira ariko turi gukora ikibazo cyiza. Reka duhe rero uyu muntu wifuzaga ko barushingana. Njye nta byinshi byo kuvuga mfite. Icyo navuga, ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo yenga imirimo ye yakoze ku isi imukurikire, ngo kandi hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. So ndizera ko ngiye bari mu ijuru ko abo yagiranye nab'ikibazo bose yabasabye imbabazi ndetse nzi neza ko bose bazimuhaye. Ikindi navuga, Imana yo mu ijuru imwakire kandi muhirugo ridashira, nukuri kandi tuzahura umunsi wo kuzuka. Ngiye nibyo navuga byonyine. Murakoze rero turimo turi kusoza ikikorwa cy'amagambo, ariko rero hari undi muntu w'umunyamahanga ntabwo twabanga kumubwira ijambo rwose. Umunyamahanga ntabwo abanyarwanda gusa bonyine yabyanze, ariko mumenye ko hari umunyamahanga w'umugande wari waje hano gushyigikira umuhanzi wacu nyarwanda. Mumenye ko harutse gusa ko nyine aranga kuza kurerera mu Rwanda, siko bimeze se. Buriya kugira ngo ufungure ijambo hano rivuge ni igikatsi. Turabashimiye rero, ndagira ngo nsabe wa mubyeyi witeguye adushyira imbere y'Imana, ubundi umurambo tuweho tugomba kuwushyira. Wa mubyeyi witeguye ari hehe? Hariho uwo mubyeyi witeguye gusengera. Bino. Abagihumeka turagushima, turagusabye imbabazi z'ibyaha byacu kuko umuntu utakubundi tugucumuraho, ariko imbabazi zawe zihoraho utubabarire. Rero turaje imbere yawe umwuka w'Imana akomeza abane natwe. Kabuze umwana wacu umuvandimwe wacu aguhora ku ngoma, uri Imana ifite byose mu biganza byayo, turagusabye ngo ubane natwe. Uhe umuryango kwihangana, uhe abavandimwe kwihangana, bafate bakomeze. Imbaraga y'Umwuka Wera ijye ibana natwe, kandi uduhe gucika ku cyaha n'igisa nacyo, kugira ngo nugaruka tuzabane mu bwami bwawe. Rero umwana wawe agiye kuruhukira mu gituro, agora ku ngoma, yamuherekeje, komeza natwe, kandi abasigaye kitubera icyigisho, kugira ngo tubashe kwitegura dukora ibyo ushima n'ibyo ushaka, nugaruka uzatwambika ikamba ry'ubugingo. Urakoze ko ugiye gukomeza kubana natwe rero muri iyo gahunda tugiye gukora. Imbaraga y'Umwuka Wera ikomeze utugote, ibihuye n'ubushake bwawe ubona bikwiriye abana bawe, biduhere mu izina rya Yesu. Yandire mu nziza cyane.
Bije uvuga ngo hari wisi nziza cyane. Bari yo murere mageni yo nkunda. Hari igihugu cyiza cyane. Tunyitegereze Komeze mwitegereze. Aheza w'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza w'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tuzasingiza data n'umugisha yatungukira. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe. Ntituzongera kubabara. Tuzashimisha agahinda. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Baririmbira mw'ijuru indirimbo y'abakijijwe. Ntituzongera kubabara. Tuzaba dushize agahinda. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Twagiye ugenda inyuma. Ibyo nkora aho bizarangirira. kudapfa babiri ntabwo birakunda. Bifata umurimo wumva nta mbaraga ufite. Ubundi agenda. Wikizinyira ikiziriko. Umva muze. Ni umugozi wonyine. Uguretse. Gahoro. Gahoro. Uguretse kure. Duterura tugeze hano hino. Mumere. Aho. Mwebwe nimusubize hino. Hano gutya. Tugushyira. Wowe wibyo. Uretse kure. Muterure tugire
Samuterura Yamwishaje ku itafari. Twashicaje ku itafari. Mwe muzanye hano gakeya muvuye ku itafari. Twagiye hirya. Mureka gushyira ku itafari. Kamigaza muri kamera. wowe muragarura hino. Garura hino. Reka ndajya aho hasi. Wikandagira aho. Were gukandagira. Oya kuraho ibirenge. Yego. Terura. Yego byari. Wowe akometse tujye kwagarura hano. Ushire hano kuwanja. Nenda kama haha.